ndi kwiruka mu makorodoro nshakisha umuntu aho Jimmy baba bamwerekeje. Sinibukaga niba ndi umusitari. Icyari kindaje ishinga ni ukumenya umuntu wikubise hasi aho baba bamwerekeje. Nsohotse nirukanze ya sare mu n'abanyamakuru ba YouTube benshi koko. Oh my god, nibutse ko ndi umuhanzi nsubira inyuma niruka. Ngeze imbere mu n'abatipe babiri baranterura banyinjiza ahantu mu cyumba. Kumbi niho Gerard na Dogiteri ndetse na timu ye bari. Gerard arasa nk'umuntu ubabaye cyane. Azinyegera ahita abwira ba batipe bakoranaga kudusiga twenyine. Ubwoba bwaranyishe mbura icyo mvuga. Imitima iri gutekereza cyane. Ikigaragara cyo nta byinshi yari azi ku buzima bw'ibanga nciyemo. Ubaka kanya ufashe ibyo nagufashije byose. Ufashe n'urukundo ndi kukwereka ubihindura ubusa byose imbere y'abantu ibihumbi bigukunda. Gerard, wambabariye nkagusobanurira. Unsobanurira iki ko byose nabonye n'amaso yanjye? Tekereza ko nibagiye ko ngomba kwihisha nkaze muri sare kureba iri ko. Gerard, nushaka kunyange. Gusa ibyambayeho ntabwo ari bya bindi nakubwiye. Gusa natangiye kuryama n'uriya mugabo mfite imyaka 12. Nabeshywaga ko ndi kwitabwaho. Linda, Evi, Misero, ibyo witwa byose ubu ntacyo nitayeho. Mbabarira umve mu maso. Ntabwo uri umuntu wo kurwanaho. Uri indaya, uri umugome, uri umuhemu. Mbese wangirije umutima wanjye mu buryo ntakumva. Ubu ndi kwakitinga nk'umupfu. Ntacyo mfite cyo gukora. Ubuzima bwanjye bwose nari narabushyize muri wowe. Mbese sinzi. Amarira yabunze mu maso ya Gerard. Numva agahinda karanyishe. Numva koko nakosheje. Ariko mpita nibuka ikintu. None se baby. No, ntunyite baby. Nekereza ko akanya nakeneye ibyo bintu. Nkeneye ko dutandukana ibindi bikazaza nyuma. Ubwo sanga bari abagabo bawe. Gusa icyo ugomba kumenya nuko ya famille ari wishe papa wawe. Sabagira ugende hatajya no gusanga. Amarira yise yisuka ikintu gakiranyica. Numva biritwa no gupfa. Gerard, uretse gato niba ugendagira ngo wibuke ikintu kimwe. Bishe data. Nanjye banyishe gahoro gahoro. Singiye bishe njyenyine. Kuko nawe bakohereje kunyushya. Wigira umuntu nkunda. Ariko atari byo. Bivuze ko rero ushatse watekereza kabiri. Ako kanya abahungu ba Dekira bahise binjira. Gerard agwa mu kantu. Gusa ahita yiyoberanya. Atsiga aho ngaho abisikana JB Dekira yinjira. Naho umujinya ni wose. Ntibigeze bamubona. Njye amarira n'umujinya nanjye byenda kumitana. Sinumvisha ko nabura Gerard. Dekira ni wowe uri inyuma y'ibi byose. Mva mu maso. Namukubise urushyi. Ngiye kumwongeza ukuboko aragufata. You bitch. Utazibeshya na rimwe. Ubu ngiye ndakaye byagenda bite? Aho wifata ukabeshya grand frère ngo wamufashije kumbe wigize akaninja ufite ibindi uri gukina. We papa Igoro ni mubi cyane utagira ngo yaguhereze. Nahise nibuka umwana wanjye amarira arongera arashoka. Kuko se yamwishe. Toka jya imbere tugende. Hari abantu benshi bagutegereje muri XXX. Kandi this is a business. Nubivanga n'ibyabaye muri personal life yawe. Wagashinze. Baramutaje bansora kimwe no mamaguru. No muri XXX ngo ba. Burya disi abafana ni abana beza. Ibyaye byabaye byose batekereza ko ari byo byari byapanzwe. Ninjiye bama felicitation. Dufata amafoto. Ibintu byari biryoshye. Uwo munsi nongeye kwiyahuza inzoga. Ndanywa koko. Nibagiye ko na Jimmy yaguye igihumuro akajya mu bitaro. Ndongera nibagirwa ko Gerard yankati. Nasinze ntekereza umwana wanjye gusa. Ndagenda risinda koko. Kugeza naho nibagiye amabanga nari mfite yose. Nangira kuvugisha ukuri. Abambwiye ibyo gusinda kwanjye bambwiye ko nasinze ndirimba umwana wanjye na Gerard. Ngo naho nagera kuri papa Igoro we nkaririmba ngo nzamwica. Ikindi nazibagirwa
ngo nukuntu dogiteri abonye nasinze ntangiye kuvuga byose agashaka kunyiba ngo anyure ngo nkamutuka nkamutokoza. Mbega Linda, mbega ukuntu famille yo kwa Payigoro yampinduye icyo ntazi. Mana, ndabona ubuzima bwanjye buri kurangira. Nta muntu ngifite mu buzima bwanjye uzampa iherezo ryiza. Ni mu gitondo ndyamye mu nzu itari nziza gusa sinambi. Ndahambiye ku gitanda nubura amaso sinzi aho ndi. Hari akana kari kunkomanga ubona kanzaniye amazi. Tati, wanyweye amazi? Papa yari yasinze nko kwa kundi wari umeze, mbona byuka nywa amazi. Nibyiringiye amaso ndakareba neza. Wow, umukobwa wanjye turi kumwe noneho mu cyumba. Evi nkahamagaye ikanga kwitaba. Nibuka ko disi Evi ari njye wari mwise gusa mbere yuko bamwiba. Buriya disi bamuhaye irindi zina. Nukuri urakoze. None se witwa nde? Nitwa Rugamba Kirezi Gaëlla. Rugamba Kirezi Gaëlla? None se ninde wakwise iryo zina? Ntago mbizi, ariko uko biri kose ni papa. Papa wawe ninde? Undi wadutwaye mu modoka atuzana hano. Nukuri kw'Imana ndi igicucu. Sinibuka ngo ni nande wadutwaye mu modoka. Gusa sinshaka kwereka umwana wanjye ko nta kintu nibuka. None se Gaye, wankunze? Ntago nakunze ukuntu wagenda gugu. Nizere ko utazongera. Ndabigusezeranyije ntago nzabyongera. None se ubana nande? Mbana papa wenyine n'abandi batatine bajye baza bakamusura bakamara iminsi nyuma bakagenda. None se wa muntu warugiye kukurasa niwe papa? Nyimubaza mbona urugi rurafungutse. Papa yego ari kumwe na Uncle G. Oh my God, ni gute nisanze ahantu koko? Linda, wakoze kutwizera ukemera kudufasha mu bintu byose turi gupanga. Nk'igihombo twagomba kuguha rero, at least ni ukumana umwana wawe byiwe ijoro rimwe. Ahasigaye tugende ujye kutwereka byose. Ariko wari wabaye ndaguye mu kantu. N'ababeshyi nta kintu kimwe nibukaga nababwiye. Cyatumye bama umwana wanjye ngo tumane ijoro. Gusa nagombaga kwakitinga nkaho mbyibuka. Okay, mu makanya gato. Mu makanya mbere kutwe nikorera. Numvaga ndi gutekereza ko wenda nibagenda ahita ndeba aho nshikira. Nkajya hano umwana wanjye. Wenda bakanca turi kumwe turi gutoroka. Disi nagombaga gucamo nari naribaza. Ibintu byose biri tayari. Okay, nta kibazo. Bitekerezeho. Gaye, ngwino tugende. Uwo ni Papa Igor. None se nawe uzongera kuntunga za mbunda zo muri filimi papa ajya areba? Oya, biriya ni ibipupe ntabwo nakongera. Baramujyanye umwana wanjye. Imipango yo kumucikana ibirapfuye. Sigara aho ntekereza uko biri bugende. Nibagaruka kunjyana ngahano nawe nabasezeranyije uko ibyo bashakaga byose. Nyibaza byinshi, umuntu mu kirahure ngo ba ni dogiteri. Birantungura n'ukuntu we nabonaga atari sharp. Ijambo rya mbere nagombaga kumubaza ni where is Gerard? Gerard yivumbuye. Yanakatisha itike y'indege byihuse. Nkashaka kuva mu Rwanda, ari guhora arira ngo urukundo rwanjye. Gusa imipango dufitanye niyo yarangira, sinshaka gusiga muri izi ngegera. Yavuze ibya Gerard amarazenga mu maso. Mburaho nkwirwa. Anyway, dukore vuba cyane atagira udusanga. Twikanze umuntu ahita ncisha mu idirishya turasimbuka. Ngeze hanze nibuka umwana wanjye. Please, mwihorere. Ukeneye kugenda ukajya kure. Ukabaho mu buzima bwawe. Kuko bari abatipe nibabura ibyo bari basezeranyije barakubaga. Nashatse gusubirayo kwiyahura ku mwana. Numva ngomba kumvira dogiteri. Ndimyoza ndagenda. Jimmy yaguye muri koma kubera situation yo muri sale. Gerard agiye hanze kubera ko yabeshye ko yapfuye kugira ngo akize ubuzima bwanjye.
ntiyahaguma bazamuvumbura. Umwana wanjye umusigiye inyamaswa. Ubuzima bwarangiritse. Nta kindi cyashobokaga ni ugucika abo batipe, nanjye ngajya kwiberaho ubundi buzima. Ubwamamare ntacyo bwari bumaze. Nitwa Jo12. Duhuriye muri episode ya 26. Naho ubutaha, Imana ibarinde.